Wowe nshuti muvandimwe ugeze aha nuko wari ukeneye gutangira neza igisibo. Ngwino wifatanye n'abafite bose inyota kugira ngo dufatanye iyi nzira ituganisha ku cyumweru kitagatifu. Iyi nzira y'ubutayu y'iminsi 40 ituganisha ku mutsindo wa Kristu n'abamwiziritseho bose. Uwa gatatu w'ivu ni umunsi dutangiriraho igihe gikomeye mu mwaka wa liturujia, igihe cy'igisibo. Muri iyi minsi Kiliziya ihamagarira abana bayo uguhinduka gushyitse, bakitegura neza kuzahimbaza ububabare, urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Uyu munsi mu misa ahabwa umugisha ivu tukarisigwa ku gahanga. Iryo vu riba riturutse ku mikindo iba yarahawe umugisha ku cyumweru cya mashami umwaka ushize. Uyu muco wo gusigwa ivu ni uwa kera cyane mu ntangiriro z'ubukristu. Abanyabyaha babaga bicujije bisigaga ivu mu mutwe, bityo bikaba ikimenyetso cyo kwicuza, gusaba imbabazi, bategereje isakramento rya penetensiya bagombaga guhabwa ku wa 4 mutagatifu. Ni guhera mu kinyejana cya 11 aho Kiliziya yafashe umwanzuro y'uko umuhango wo gusigwa ivu wajya utangirira igisibo, bigahurirana n'uwo wa gatatu ubanziriza igisibo. Ivu ritwibutsa impuhwe z'Imana, kwibuka ko turi abanyantege nkeya, kwibuka ko turi abanyabyaha, ko dukeneye ukwicuza nyako, tugategereza ko Imana yatugirira impuhwe. Umwami Dawudi n'umwami w'Ininivi n'abaturage b'Ininivi bigaraguye mu ivu, bambara ibigunira, batakambira Uhoraho ngo abagirire impuhwe. Ivu ritwibutsa intangiriro n'iherezo byacu. Mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 7 turasoma ngo nuko Uhoraho Imana ibumba muntu mu ibumba rivuye mu gitaka. Naho mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 19 tugasoma ngo koko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Ivu rero ritwibutsa ko turi abanyantege nkeya, ko tuzapfa umunsi umwe. Ivu kandi irisigwa abo bose babyifuza, umuntu uwo ari we wese, impinja, abana batoya, yewe n'abatari abagatolika, nk'uko gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ibitwibutsa. Gusigwa ivu ntabwo ari itegeko, ntawe ubihatirwa. Uwa gatatu w'ivu ntabwo ubarirwa mu minsi mikuru yategetswe na Kiliziya. Gusa rero uwo munsi Kiliziya idukangurira kujya mu misa no gutangirana n'abandi bavandimwe bacu iyo nzira ituganisha ku cyumweru gitagatifu. Ivu dushobora no kurisigwa atari mu misa, mu muhimbazo w'ijambo ry'Imana. Gusa rero tukibukiranya ko ivu rihabwa umugisha gusa n'umusaseredoti n'umudiyakoni. Ku wa gatatu w'ivu Kiliziya idusaba gusiba kurya, ikadusaba kwigomwa, nk'uko ibidusaba ku wa 5 mutagatifu. Ikabishishikariza cyane cyane abantu bari hagati y'imyaka 18
n'imyaka 60, tukaba dusabwa kurya inshuro imwe mu munsi, tukigomwa kurya inyama ku bantu barengeje imyaka 14, ndetse tukanigomwa ibyo byose bishimisha umubiri. Uko kwigomwa dusabwa tureka kurya inyama n'ibyo byose bishimisha umubiri, kandi tugira inama yo kuba twabikora buri wa gatanu mu gihe cy'igisibo. Umuntu ashobora no guhitamo ubundi buryo bwo kwibabaza no kwitura Imana, cyangwa se akaba yakwifashisha n'isengesho rya rozari. Igihe cyo kugarukira Uhoraho ni iki ngiki. Nk'uko umuhanuzi Yoweli mu mutwe wa 2 uhereye ku murongo wa 12 abitubwira ati, na n'ubu kandi uwo ni Uhoraho ubivuze, nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwigomeye mu byo kurya, murire kandi muganye, nimushishimure imitima yanyu, mureke ibyo mwambaye, maze mugarukire Uhoraho Imana yanyu, kuko agwa neza akanagira impuhwe, atinda kurakara akaba n'indahemuka, kandi ntakunda guteza ibyago. Hari uwabimenya se? Ahari wenda ntiyazisubiraho, ahari wenda icyago ntiyazagisimbuza umugisha, akongera gushimishwa n'amaturo n'ibitambo mwatura Uhoraho Imana yanyu. Nuko rero Imana yacu ni inyampuhwe, nitugaragarize impuhwe zayo, itume twisubiraho rwose, duce ukubiri n'icyitwa icyaha. Uko gushishimura imitima yacu ni ukubabazwa n'ibyo byose twakoze bishavuza, ibyo byose bitujyana kure yayo. Turire tuboroge dusabe imbabazi, impuhwe zayo zihora witeka. Mfasha dutere hejuru, maze twifatanye n'umuririmbyi wa Zaburi, tugire tuti, Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umanagureho ibyaha byanjye, nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere, uwo nacumuyeho niwe wenyine, maze ikibi wanga mba aricyo nkora. None rero nubintonganyiriza ntuzaba undenganya, n'urubanza uzancira ntirugira amakemwa. Dore njyewe navutse ndi umunyabyaha, kandi mama yansamanye igicumuro. Naho wowe ukunda umuntu utaryarya, maze ubushishozi ukabunyigishiriza mu mutima wanjye. Ntera icyuhagiro nkiri ubwandu bwose, unyuhagire maze nererane kurusha amasimbi. Nitureke Imana itwigarurire, nk'uko Pawulo mutagatifu abibwira Abanyakorinti mu ibaruwa ye ya 2 yabandikiye, umutwe wa 5 umurongo wa 20. Uwigaruriwe rero na Nyagasani muri iki gihe cy'igisibo hari imyitwarire agomba kugaragaza. Yezu Kristo ubwe niwe ubitwereka mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6, duhere ku murongo wa 1. Murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe
cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Nguwo umuco ugomba kuturanga mu gihe cy'igisibo, gufasha abakene. Kwa gusiba kwacu kuzuzanya no gufasha abakene. Ibyo twigomwe tujye dusangira n'abandi. Igihe cy'igisibo kandi ni igihe cyo gusabana n'Imana umubyeyi wacu mu isengesho. Yezu Kristu aratwigisha uburyo nyabwo twakora iryo sengesho rikanyura Imana. Igihe musenga, niko atubwira mu Ivanjiri ya Matayo, uwo mutwe wa 6 uhereye ku murongo wa 5. Ati ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe rero musenga, ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari atuma bumvwa neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere y'uko mukimusaba. Yezu Kristu araduha undi muco uzadufasha muri iki gihe cy'igisibo. Gusiba kurya twabyitwaramo dute? Aragira ati muri Evanjiri nyine ya Matayo uhereye ku murongo wa 16, umutwe wa 6 uhereye ku murongo wa 16, ati igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu bose kusiba, ahubwo bimenywe na so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Ngaho rero cyo nimusingize Uhoraho, mwese abagaragu b'Uhoraho bahora mu ngoro y'Uhoraho mu bikari by'inzu y'Imana yacu. Nimukesha amajoro mwerekeje amaboko ku ngoro ntagatifu, maze musingize Uhoraho Imana yacu. Uhoraho naguhera umugisha kuri Siyoni, we waremye ijuru n'isi. Cyo nimusingize Uhoraho, mwese abafite inyota. Ushobora byose abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.